ku bakunzi ba filime nyarwanda, kuri filime twari dutegereje turi benshi, harimo na filime yitwa Behind. Rero tugiye kurebera hamwe Behind, season ya gatatu yatangiye. Turebe ku bantu batayirebye neza cyangwa batayisobanukiwe neza, noneho mujye muza hano twiganire, tuyiganireho ese bimeze bite, turebe ukuntu birimo kugenda. Rero nimba ushaka ko tuzajya tubana, ndagira ngo ukande subscribe kugira ngo uze tujye tubana, tuganire kuri no filime, cyane cyane ko ari filime nziza twisukuye dutegereje. Twarabibonye rero Lucas ubwo yamaraga kumenya yuko Rana akiriho, na byaramukomeranye ntiyabasha kubyumva. Mwibuke yuko ari ibintu byamubayeho mu mutwe igihe kinini, kugeza aho yaganirizaga Rana kandi adahari, kubera kurwara trauma, akazajya abona Rana kandi adahari. Murabyibuka byose abarebye season yose ya mbere n'iya kabiri, murabyibuka uburyo Lucas yarabayeho bitameze neza, kubera ko ibaze nawe gupfusha umukunzi wawe ku gihe wateguriyeho proposal. Ibyo byose twarabibonye. Rero Lucas yaje kumenya yuko Rana burya yamukinnye agakino we n'umukobwa Amanda, bamubeshya yuko yapfuye. Ibyo byose rero nibyo nimo kubaciramo muri makeya. Murabyibuka yuko Lucas yagiye kwa Amanda, Amanda kanemera kumufasha, kandi Amanda deal zose azizi, yari azizi, ibintu byose yari abizi, yari azi yuko ahantu witwarana ari, ndetse akanabona aho Lucas yivugisha ameze nk'umusazi, ariko akamwihorera kuko byose yari abizi, byari imipango y'uwitwa Amanda, cyane cyane ko twabibonye yuko yari yabisabwe n'uwitwa Rana, kuko Rana yari amaze kumenya yuko Lucas akoreshwa n'umugabo wamufashe ku ngufu, anko w'uyu nguyu Rana, anko wa Rana. Rero bituma avuga ati na Lucas ashobora kuba ari we waje mu buzima bwanjye atumwe n'uyu mu anko, cyane cyane ko anko we bigiye banamufunze. Rero nyuma aza kumenya yuko sheri we Lucas akorera anko wamufashe ku ngufu, bityo kwizera Lucas biranga, ahitamo kumukina umukino wo kuvuga ngo byitwe yuko yapfuye. Ariko ayo makuru yose ntabwo Lucas yari ayafite. Rero season ya gatatu reka duhita tuyinjiramo nabyo gutinda, kuko Lucas byaramubabaje kumenya yuko Rana agihari, amenya iyo mikino yose Amanda yamukinnye, ariko ntago azi neza, ntago abizi, ntago Rana yigeze amusobanurira ngo amusobanurire ibyo byose, yuko ntago yigeze abimwemerera, kuko Lucas yababwiye ati mwege ibintu mwankoreye, ibintu wakoze wowe Rana, ibintu wakoze, nkagenda nkabaho nk'umusazi, nkazajya nivugisha, cyane cyane yuko Amanda ngo muri kumwe arabizi. Ati rero igihe kirageze, n'ubundi wari warapfuye, ati ndakeka neza yuko ubizi neza yuko mama wawe abizi neza yuko wapfuye, ati kandi nanjye nari mbizi neza yuko wapfuye. Ati rero ni ngombwa mvuga ati ubu nina nakwica nta muntu uri bunkurikirane, kuko turabizi neza yuko wapfuye. Arangije akurayo imbunda, arangije abwira uwitwa Amanda, aramubwira ati ntunungure, kuko iki gihe wari ubizi neza yuko kizaba, kuko ubwenge nguha waba utabukoresha neza. Ati kuko ntabwo wankorera bino bintu byose utazi neza yuko kino gihe kizaba, kuko naba nunguwe, kandi nyine n'ikintu nkohereza n'ubwenge naguhaye. Hano witwa Rana yatitiye amusaba yuko yamusobanurira, ariko Lucas arabyanga, kuko yabonaga nta busobanuro bari mu muhereza. Yabonaga nta busobanuro, ntabwo yemereye Rana, kandi buriya Rana iyo aza kumwica akamubwira ati nuko namenye yuko wakoranye n'umuntu wamfashe ku ngufu, anko wanjye ari we wamukora, ngira ngo ni nawe ushobora kuba yaragize yarakohereje. Rero uwitwa Lucas yahise ari kuri saso ararasa
ariko ntabwo twigeze tumenya ese twumvishe isasu rimwe, ese yaba yararashe uwitwa Rana ndetse na Amanda icyarimwe, ese byagenze bite? Aho ngaho rero twavuye, tumaze kuhava twahise twibonera uwitwa Eva, ari mu muhanda arimo kugenda na valisi. Ako kanya ntabwo yarazi aho mukuru we Amanda ari. Rero mu kubona agendana na valisi, yagiye atekereza cyangwa yibuka aho yaravuye ari kumwe na mama we. Mama we murabizi ibintu byose yakoze, kubeshya, kubana n'umugabo ariko abana ataraba umugabo. Rero kuko abana bataraba umugabo, bityo n'inzu ya ba Eva babagamo n'ubundi yari yanditse ku mazina y'umugore, kuko ntago ari abana, ntago ari ab'umugabo n'ubundi. Ubwo rero bivuga yuko ntago inzu yari yanditse ku bana, bityo umumama gito, reka mwite gito, yahise afata inzu arayigurisha. Arangije asaba Eva yuko yaza bakabana kuko we nta kintu yigeze amutwara. Ariko arangije avuga ati uriya mukobwa witwa Amanda we simushaka, nashaka azagenda turongera. Muribuka yuko Amanda we yashakaga gushyira hanze ukuri, kuko icyambere cyo yababajwe nuko mama we yabeshye umugabo imyaka yose yuko afite abana kandi umugabo atabyara. Ibyo ngibyo rero byababaje Amanda, bituma adashyigikira mama we, bityo mama we ashaka no kumwicisha. Ibyo mwarabibonye ku barebye season ebyiri zabanje. Bityo rero hano, kuko mama we yarazi neza yuko uwitwa Eva nyine ni umwana, nago afite ubwo bwenge nk'ubwo Amanda afite, niko kumubwira, aramubwira ati ahubwo wowe ngewe n'ubundi ndagurisha iriya nzu, ningurisha iriya nzu noneho wowe uzitubane Amanda tumwihorere. Muribuka yuko Amanda na Eva ubundi bafite na musaza wabo, ariko musaza wabo ntabwo turamubona. Ariko Eva yabyanze, ni nko kuvuga ngo yari kuba yemeye kuba yata Amanda mukuru we. Kandi murabizi yuko Amanda akunda Eva na Eva akunda Amanda. Murabizi twagiye tubibona mu barebye season ebyiri za mbere zibanza. Rero Eva bisa nkaho yabyanze, yangira mama we, ahubwo Eva aragenda yifatira akavarizi ke, arangije arigendera. Aho ngaho twavuye rero tubona hashize igihe kinini uwitwa Lucas abuze, uwitwa Didman ndetse na wa musore twabonaga bakorana na Lucas hafi, bari barimo gushaka uwitwa Lucas, baramubuze. Kubera iyihe mpamvu? Lucas yaragiye ahita abura, kuko yese nyine ajya guhungira kwa Gaju, baramushatse baramubura. Kandi muribuka yuko uwitwa Lucas yaranimo guhigwa na wa musaza, yaranamuteye n'ubwoba ko cyane ko yakundanaga n'umukobwa we. Aka kanya rero ba Didman bari mu mazi abira, kubera yuko ibyo Lucas yakoze nibo barimo kubiryozwa kuko bakoranaga. Rero uwitwa Didman yabwiye uno mujama, aramubwira ati ibi byose Lucas yagiye kudutaba mu nama kubera urukundo, kubera Rana, kubera nyine gushaka kwihorera kuri Rana. Bityo aba anashyize ku ruhande uwitwa Miri, kandi Miri niwe wasaga nk'ubarinda, kuko ntabwo uriya musaza ari kubakoraho cyangwa ngo akore kuri Lucas azi ko umukobwa we amukunda, cyane yuko n'umukobwa we bahoranaga. Ntabwo rero yari kubitinyuka. Ariko ibyo ngibyo hakizamo uwitwa Gaju, uwitwa Lucas akimara kubona Gaju, cyane yuko Gaju banabyaranye, yahise ashyira ku ruhande uwitwa Miri. Kandi Miri ari we wasaga nkaho ari we protector wabarindaga.
ahita amushyira ku ruhande. Mu kumushyira ku ruhande rero yita kuri Gaju, bityo Gaju anakiza uwitwa Rana kuko yari yaranamubeshye yuko yapfuye, ni naho yavuze yatinyukiye nyine arasa uwitwa Rana kuko yaramaze no kumubwira ati ubu ngubu njye mbanye neza na Gaju, mama w'umwana wanjye. Atari kuko wambeshye wamnambeshye n'amande. Nibyo rero bavugaga. Uwitwa rero Didman yavugiye uno mujama avuga ati ntago wakizere yuko ubu ngubu uko turimo guhigwa cyangwa uko tumeze gutya ari Lucas yaba yarabitewe n'urukundo, yaba yarashyize hanze ikintu cyari kudutabara agahita yigendera nyine akadutaba mu nama. Ariko umujama nawe yati reka Lucas ni umusoda cyangwa Lucas ni umusirikare, ntabwo ibyo bintu yabikora, ntabwo ibyo bintu nakizera yuko yabikora. Ati ahubwo tugomba kumushaka cyane cyane yuko ubushize nagiye nsanga baby wanjye, sinzi nimba yavuga, ntabwo mbizi neza nimba yavugaga umwana we cyangwa umukobwa bakundana, ati miruka nsanga bamushyizeho imbunda. Ubwo ni wa musaza nyine wa musaza n'undi wahigaga Lucas mu masezoni abanza, cyangwa witwa Papa Miri ati rero urumva ko ibintu bikomeye. Rero Didman yavuze ati rero nta kindi kintu tugomba gukora, tugomba kujya gushaka witwa Lucas kuko niwe ugomba kutuvana hehe muri yano mazi abira turimo. Aho ngaho twahabonye twavuye turangije tuhita tuza twibonera uwitwa Lucas rero yari yameze nk'uwataye umutwe byatari cyane. Niko uwitwa Gaju yaje aramubwira ati atariko umaze igihe ibyumweru 2 umeze nk'umuntu wasaze, dore waraje hano uza hano mu rugo rwanjye, ntabwo urimo gushaka gusubira aho wabaga, wakoze iki? Muribuka yuko Lucas yavuye hehe? Yavuye kurasa abantu. Rero ntabwo yigeze subira hehe aho yabaga, yese aza kwirebera witwa Gaju, ariko niyamubwira staff zose uko zimeze. Nibyo Gaju rero yamubaza ati ese byagenze bite, ubundi bimeze bite, byakugendekeye bite? Lucas ati reba wabaye nabi, usigaye wirwa unywa amayoga. Undi arangije afata itabi ati mbabarira nongeye kunywera itabi mu nzu yanjye. Ariko ubona yuko nta kintu arimo gushaka kuba yasobanurira uwitwa Gaju, ngo amubwiye ko Gaju muribuka ko ari inshuti ya Amanda. Ntabwo rero byari kuba byoroshye yuko avuga yuko yanarashe Amanda cyangwa yarashe Rana, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ako kanya rero Lucas yahise asohoka hanze, ntiyagira ikintu avuga, ajya kwinywera itabi. Ubona yuko bisa nkaho ashobora kuba nyine hari ikibazo nyine afite gikomeye cyane. Aho ngaho rero hashize akanya tubona witwa Eva yafashe inzira amaze kuva mu nzu y'iwabo, na handi hari guhitira nyine handi. Murabizi yuko nta handi ari guhitira usibye kujya kureba Gaju akaba yamucumbikira. Akaba yamucumbikira kuko muribuka ko ari we inshuti ya hafi yabo. Rero akigera kwa Gaju yamubonye arikangara ati se bimeze bite ko uje hano utambwiye kandi nababwiye ngo mujye muza hano mwambwiye? Eva arangije aramubwira ati ariko se kubera iki tukubwira kandi nawe iyo uje mu rugo utajya ubanza kutubwira? Ariko impamvu hano Gaju yarabivuze nuko muribuka yuko Lucas ari hano, kandi Lucas yigeze kukanyuzaho we na Eva. Nyine Eva azi Lucas kandi yigeze kukanyuzaho na Eva, kandi na Eva bigeze gukundana. Icyo ni ikintu cya mbere. Ikindi ntabwo Gaju ashaka kumenya yuko Eva, ntabwo yashaka kumenya yuko Eva ari bumenye yuko witwa nk'umu ex we nawe wabaye n'umukozi w'iwabo baje kumenya ko atari umuntu mwiza arimo kubana nande na Gaju. Niyo mpamvu yamubwiye ati ugeze hano wambwiye. Ndatekereza ku bantu turimo kugendana. Rero Gaju arangije amubwira ati okay, ati gambwira niki kikugenza hano ko umuntu witwaje varize. Undi amubwira ati se subizi, ati suyo atuyobeye mama. Niyo amubwira ati mama nyine yanyirukanye, yatwirukanye.
undi aramubwira ati ati none ati rero ninje hano kugira ngo uncumbikire. Uwitwa Gaju rero nta kindi kintu gukora usibye guhita mwirukana nyine kugira ngo atabona uwitwa Lucas hano. Ati hoya ntabwo rwose byashoboka, ntabwo byashoboka. Undi yibaza impamvu bitashoboka, ati rwose ntabwo byashoboka, ati Eva ntabwo byashoboka, amwima icumbi. Eva rero niko gukata asubirayo. Gaju rero yinjiye nyine n'umutima urimo kumurya kubona nyine asubije inyuma Eva kube, kandi Eva nta hantu afite ho kuba. Rero Gaju niko kuvuga ati Imana imfashe, ati nta kundi kuntu nayo kubigenza, kandi ntabwo nashakaga yuko Eva amenya yuko Lucas turimo kubana. Ako kanya rero twahavuye turangije tubona uwitwa Lucas arimo kuganira n'uwitwa Eva n'uwitwa Gaju. Gaju rero yaje asanga Lucas arangije amubwira ati ariko Lucas ati ni wowe wiyumvamo kuri umuntu w'umugabo. Atundi Lucas wa mbere narinzi yumvagamo nyine ko ari umuntu w'umugabo, nta bwoba agira, nta kimukanga, ntaki. Ariko wowe sinzi ukuntu byagenze. Ati bimeze bite? Ndamubwira ati ati Gaju ndagira ngo utekereze ku bintu urimo kuvuga aka kanya, sibyo? Ati ndakugira inama utekereze ku bintu urimo kuvuga aka kanya. Ni nko kumuza ati ibintu urimo kuvuga ntushaka kubireke. Undi aramubwira ati se nanjye urashaka kunkanga? Ati nanjye uzanyica? Ati nanjye uzanyica. Undi aramubwira ati oya, ati ibyo ngibyo ntabwo ari uko nguko bimeze. Ati ntabwo ibyo bintu nabikora. Ariko ubona bisa nkaho Gaju icyo akeneye kumenya hano ni amakuru, kuko nta makuru na makeya afite kuri Lucas waje amugana. Aho ngaho twahavuye tumaze kuhava, uwitwa Nuza Eva amaze gusubira inyuma, yaje gutangirwa n'umusore uri ku modoka. Bari bahuye bwa mbere, arangije aramuhagarika. Undi aramubaza ati se twakumagarika twaba tuziranye? Undi aramubwira ati hoya, ati ibyo ngibyo turabivuganaho nyuma. Ariko witwa Eva ntabwo ashaka kumuha umwanya. Ariko uyu musore amaze kumubwira ati ese waba ushonje? Undi aramubwira ati ahita abyumva cyane yihuta ati ndashonje. Murabizi abakobwa, ati ndashonje. Ati okay, ati rero nimba ushonje waza tukajyana. Ati se waza ukajyana n'umuntu utizeye icya utazira? Ariko kuko yari yumvishamo ibiryo, arangiye amubwira ati turagenda, ariko ngende umupolisi nuze gukora ikintu kibi. Ati ngende nyine ni nko kumukanga kugira ngo abizi umuhungu ashaka kujyana ko yagufata ku ngufu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ati ngende umupolisi nuze gukinisha gukora ikintu kitari cyiza cyangwa ikintu kibi. Ati okay. Arangije aramujyana, ajya kumugurira akantu, ajya kumugurira icyo kurya. Twabibonye rero amugurira icyo kurya, arangije umukobwa arimo kurya rwose inkoko nziza. Arangije amubwira ati se ngaho mbwira izina ryawe kugira ngo nijya kugushimira mvuge izina ryawe. Undi aramubwira ati nitwa Kila bisobanuye nyine umwicanyi. Niyo mpamvu Eva yose avuga ati iryo ni izina? Kila ni wica abantu se? Ndavuga ati oya. Ati ariko ati nitwa Derek. Undi aramubwira ati urakoze kungurira ibiryo Derek. Ese iyo nguyu Derek we aragenzwa n'iki? Cyane cyane yuko Eva yigeze kumubwira ati ese ni mama wanjye ukohereje. Ati rero si uyu Derek ese yaba ari umuhungu ugiye kuba yatereta Eva, yaba ari iki nawe, cyangwa n'uwoherejwe wa mungani? Reka dutegereze turebe. Aho ngaho twavuye turangije
tubona aho ba Didimani bafashe umwanzuro wo kujya hehe gushaka uwitwa Lucas. Lucas rero twaje kubona ari kumwe na Gaju mu buriri, uwitwa Miri arimo kumuhamagara. Miri mwibuke yuko yakundanaga na Lucas, yari arimo kumuhamagara rero ariko akamukupa cyangwa nako akamwihorera, maze Gaju yamubwiye ati ariko ibyo ngibyo urabikora kugeza ryari? Ati uwo mukobwa araguhamagara kugeza ryari? Ati nako abantu bose ko barimo kuguhamagara ukanga kubitaba, ibyo ngibyo urabyikora kugeza ryari? Ati kandi wibuke yuko ngewe ko kwizera kwanjye birimo gushyira mu kaga ubuzima bwanjye ndetse n'ubw'umwana wanjye. Ati kandi ibyo ngibyo ntabwo nabyemera. Ako kanya witwa Nuza Lucas aramureba aramubwira ati humura, ati nyizera, ati naragusezeranyije yuko nta kintu kibi kizakubaho, ati rero humura ndahari ku bwawe. Arangije ubona ni gusa mu rukundo, umwe asoma undi kwitama, undi amusoma ku bitugu, ubona yuko ibintu bimeze neza. Muri ako kanya rero witwa Gaju yasohotse, mu gusohoka bahita uwitwa Didimani ndetse na wa musore bahita bamufatiraho icyo bita imbunda. Bamufatiraho imbunda. Lucas nawe ahita agira ute, ahita aza, ahita ateza nako ahita abaza, ese Lucas hano agiye kuza, namara kuza abone bafatiyeho umukunzi we cyangwa Gaju imbunda, ese araza kwemera kujyana na bano basore? Biraza gukunda? Ese biraza kugenda bite? Coco mukomeze mugire ibihe byiza, kandi mbibutse gukanda subscribe kugira ngo tujye turebera hamwe ubusobanuro bw'iyi filime mu buryo urambuye bwiza. Coco mukomeze mugire ibihe byiza.